ramba kandi ugire amahoro nanone wowe ukurikiranye Lioness 250 Lioness 25. Ndongeye kugaruka kuri wa mwanya wacu, kuri wa mwanya twihaye wo kujya twibukiranya kuri bya bikorwa byacu bya buri munsi dukwiriye gukora, dukwiriye kunonosora cyangwa se dukwiriye gukosora kugira ngo dukomeze gutwara neza ubuzima bwacu. Uyu munsi nje kukwibutsa ku bintu by'ingenzi ukwiriye kongera kwitaho mu iterambere ryawe. Niba ushaka gutera imbere kurushaho aho uri, hari imico igera kuri 7 ukwiriye kongera kwitaho ndetse no guha agaciro. Nk'uko twabikuye mu gitabo cyitwa 7 Habits of Effective People cyanditswe na Stephen Covey, hari imico 7 ngo yagaragaye ko abantu bateye imbere cyangwa se abantu bagenda batera imbere bafite, kandi nawe wenda ugize icyo uhinduraho cyangwa se wigiye kuri iyo mico, nawe hari cyahinduka mu iterambere ryawe. Uyu mushakashatsi Stephen mbere na mbere yavuze ko burya ngo umuntu ubuzima abayemo niwe ubwe ubifitemo uruhare runini. Rero nawe mu byo ukora byose ugomba kumenya ko aho ushaka kugera, ubuzima ushaka kubamo, ni wowe ufite uruhare rwo kuhakora. Ni wowe ufite uruhare, ni wowe biri mu biganza byo kuba muri ubwo buzima, kuko ni wowe uzabikorera, ni wowe uzabishyira mu bikorwa. Umuco wa mbere rero Stefano yitayeho cyane, yatubwiyeho, ni umuco wo kuba proactive. Buriya ngo mu miterere yacu buri muntu wese aba afite aho abarizwa. Hari umuntu witwa proactive, ngo ni umuntu ushaka ibisubizo kuri buri situation imugezeho. Nibe hari ikibazo cyateye wenda cyo kuvuga bati ibiciro bya essence byazamutse, uwo nguwo ashaka ibisubizo aho kugira ngo akomeze kwita ku bibazo byabaye. Kuba proactive rero bizagufasha mu kubona ibisubizo by'ibyo bibazo, kandi iyo ubonye ibisubizo niko iterambere ryawe riba riri kuza. Ngo hari abandi bantu rero bitwa reactive, abo ngabo bo ngo bahora bitotombera ibibazo byabaye. Nibe imvura wenda itagwiriye igihe ugasanga ari kwitotomba gusa, niba wenda ibiciro byazamutse ku isoko ugasanga ari kwitotomba, ariko ntashaka igisubizo, ahubwo agahora muri ibyo byo kwitotomba gusa, akabitamo umwanya aho kugira ngo ashake igisubizo cy'icyo kibazo kiba cyabayeho. Rero ngo umuco wa mbere ugomba kwiga ndetse no kwimenyereza ni ukuba proactive, ushaka ibisubizo aho kugira ngo uheranwe no kwitotombera ibiba byabayeho. Undi muco wa kabiri kandi yavuzeho ni umuco ujyanye no kwita ku by'ingenzi, ibitari ingenzi ukabyihorera. Ibintu by'ingenzi bijyemo ubikore, ibitari ingenzi bibwira uti oya. Ahangaha hari nk'urugero twafata, kandi wenda rubaho muri iki gihe turi mu isi y'ikoranabuhanga. Nk'iyo ubyutse ugafata telefone yawe, wihutira kujya kuri social media. Ese social media wihutira kujya kurebaho ni ibiki ureba? Byaba byiza ubyutse nibe cyangwa se ufashe telefone yawe ugiye kuri YouTube cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga, wabikwiriye kureba amakuru ajyanye n'ibyo ukora, ari bukungure igitekerezo cy'ibyo uri bukore, ukiyungura ubumenyi muri rusange, aho kubyuka uri kureba inkuru z'ibyacitse ziri ku mihanda, ugafata ukasanga ufashe iminota yawe 30 cyangwa se isaha cyangwa amasaha 2 uri kureba ngo inkuru z'umuntu wagiye guca inyuma uwo bashakanye, cyangwa se inkuru zihari z'abantu bambaye ubusa bari kubyina, cyangwa se ibyacitse biri aho ngaho. Ugasanga ubihaye umwanya munini wawe, kandi mu by'ukuri hariho n'izindi nkuru cyangwa se ibyigisho bijyanye n'ibyo ukora. Hariho ibyigisho by'uko wacuruza, hariho ibyigisho by'uko wakora marketing, hariho ibyigisho by'uko wakwihugura ku kintu runaka. Ibyo ntubihe umwanya,
Ibyo ngibyo rero ni ingeso ukwiriye kongera kwitaho, ukareba iby'ingenzi akaba ari byo witaho cyane, ibitari ingenzi ntubihe umwanya wawe munini. Umuco rero wa gatatu Stefano yatubwiyeho muri kiriya gitabo cyiwe ni umuco wo guhera ku byihutirwa mu byo uri gukora. Ubundi mu buzima busanzwe iyo ubyutse uba ufite gahunda y'uko umunsi wawe uri bugende, uzi uti ndakora iki ngiki nkurikizeho iki ngiki. Rero ugomba guhera ku byihutirwa. Nk'urugero nk'abarimu, nk'umuntu w'umwarimu iyo ari bujye kwigisha ahera ku gutegura inyigisho ari butange, kuko nicyo kiba cyihutirwa, noneho akaza kujya mu ishuri. N'umuhinzi iyo ari guhinga buriya ahera ku kintu cyihutirwa mbere na mbere. Ntabwo azahera kujya gutora imbuto kandi atarahinga. Ikintu kibanza ni uguhinga, noneho akazatoranya imbuto nyuma nabwo yarangije za procedure zose zo guhinga. Nawe rero wagakwiriye guhera ku cyihutirwa mu byo urimo gukora, cyane cyane ugamije rya terambere ryawe. Ibyo bizagufasha gukurikiranya neza ibyo ugomba gukora, ari byo bizakugeza kuri ya ntsinzi ushaka. Uwundi muco wa kane kandi yatubwiyeho ngo tekereza intsinzi. Kandi nutekereza intsinzi ntuzatekereze intsinzi yawe wenyine, kubera ko buriya ikintu cyose kigiye gushyirwa mu bikorwa, icyo ushaka gukora cyose ubanza no kugitekerezaho. Niba utekereza ko ugomba gutsinda, niba utekereza intsinzi mu buzima bwawe bwa buri munsi, buri gihe ari byo utekereza uzanatsinda, kuko uzashaka inzira yose uzacamo kugira ngo ugere kuri ya ntsinzi. Muri iyo nzira rero kandi uzacamo n'abandi ugomba kubatekererezaho ku ntsinzi yabo, kuko iyo utsinze ufatanije n'abandi nibwo ubasha kugerayo, nibwo ubasha kubikora ibyo urimo gukora. Biragoye ko wagera ku ntsinzi uri wenyine abandi batsinzwe. Ugomba gutsindana hamwe n'abandi, nibwo mubasha kugerayo neza. Uwundi muco yatubwiyeho wa gatanu uyu mugabo Stefano mu gitabo cye, yavuze ko ugomba kumva abandi kugira ngo nawe wumvwe. Birazwi cyane kandi byagiye byandikwa kenshi ko icyo ushaka ko abandi bakugirira aba ari cyo nawe ubagirira. Ngira ngo abasomyeho Bibiliya cyangwa se bumvisha amagambo ya Bibiliya, iryo jambo ririmo, ntago nibuka umurongo ryanditsemo, ariko nzi ko ririmo. Rero niba ushaka ko hari icyo ushaka kubwira abandi bakakumva, nawe ugomba kubanza kubatega amatwi. Uriya ngo niba ushaka n'urukundo, uba ugomba kubanza gukunda. Niba ushaka kubana n'abantu b'imico myiza, banza iyo mico myiza nawe uyibereke, nawe iyo mico myiza bazayikugarurira. Rero umuco ugomba kwiga wa gatanu kugira ngo uzabashe kugera ku iterambere ryawe, ujye wumva abandi nawe bazakumva. Ndetse uyu muco unashingiye cyane ku yo twagiye tubona ibanza, kuko nta wagera ngo ku iterambere rye wenyine. Umuntu agomba kugendana n'abandi kugira ngo bagere mu iterambere rimwe. Rero niba abantu batabasha kukumva, ntago watera imbere. Rero ugomba kumva abandi nawe kugira ngo bazabashe kukumva, bityo muzamukane muri rya terambere. Umuco wa gatandatu ari nawo ubanziriza uwa nyuma, nawo ujya kumera nk'uyu nguyu tuvuyeho, kuko uvuga ko ugomba gukorana n'abandi noneho byimbitse. Hari abahanga bagiye babivugaho cyane ngo niba ushaka kwiruka ukagera kure, ugomba kwirukankana n'abandi. Ariko ngo niba ushaka kwiruka ukagerayo mbere, wirukanka wenyine, ariko ntabwo ugera kure. Niyo mpamvu rero no mu iterambere ugomba kuzamukana n'abandi, kuko nta kintu wakora utari kumwe n'abandi mudafatanije ngo kigire aho kigera. Niba uri gucuruza uzakenera abakiriya, kandi iyo uri gucuruza hari ibyo uba ufite bo badafite, hari ibyo abacuruzi bagenzi bawe bafite wowe udafite. Icyo gihe bizagufasha mu bucuruzi bwawe, ibyo ubuze ubihabwe na mugenzi wawe. Rero gukorana n'abandi ni umuco mwiza wo kugera ku iterambere ryawe. Niba ushaka kugera ku iterambere ugomba gukorana n'abandi.
umuco wa nyuma rero dusoza ku mico Stefano yatubwiyeho ni umuco ngo wo gutyaza ubwenge, kwiyungura ubumenyi bwuzuye mu byo ushaka gukora cyangwa se mu byo urimo. Buriya iyo ugiye gukora ikintu utagifiteho amakuru ahagije cyangwa se utagifiteho ubumenyi buhagije, ntago wagikora neza. Niyo mpamvu uba ukwiriye ubumenyi buhagije kuri bya bindi ugiye gukora, ukaba ubifiteho amakuru yuzuye kandi ukaba ufite n'imbaraga zo gukora ibyo ngibyo ushaka gukora. Icyo gihe bizagusunikiriza kugera kuri ya ntsinzi yawe ariyo wifuza y'iterambere. Niyo mico rero twashakaga kubasangiza uyu munsi, twashakaga kubibutsaho. Wakoze cyane kunkurikirana. Niba utarakora subscribe, nakubwira nti ukandeho. Ikindi ujye usangiza abandi ibyo tugenda twibukiranyaho. Kandi nkwibutsa ko subscribe ikorwa rimwe. Iyo wongeye gukandaho ubwo uyikuyeho uba wongeye kuvaho. Ikindi kandi nawe washyiramo komenti ukatubwira igitekerezo cyawe cy'ibyo twagakwiriye kwibukiranyaho. Kandi ntiwibagirwe gukanda like. Tuzasubira ubutaha. Ciao, bye.